Ishyamba rya Amazoni ni ishyamba rinini cyane. Iri shyamba rikaba ari rimwe mu mashyamba manini kandi akomeye ku rwego rw'isi. Ishyamba rya Amazoni rifite agaciro gakomeye cyane kuri buri umwe wese uri muri iyi si. Dore ko kugeza ubu iri shyamba ryahindutse iwabo w'abantu, aho abarenga miliyoni imwe bibera muri iri shyamba. Ese mu by'ukuri iri shyamba ridahari hari ingaruka byateza? Sobanukirwa byinshi kuri iri shyamba rya Amazoni. Gihe mukomeje kubana, amazina ntajya ahinduka, nitwa Biweti. Icyo usabwa ntabwo ari ibya mirenge uretse kudushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe, ukarushaho kuza ubona ibyegeranyo bigezweho bicukumbuye kuri Comeka TV. Ndabashimiye cyane mwese dukomeje kubana mu kiganiro. Iri shyamba rya Amazoni ni ryo shyamba rinini ku isi, rikaba riherereye muri Amerika y'Epfo. Ni mu gihe mu Rwanda ishyamba rinini dufite ari ishyamba rya Nyungwe, riherereye mu karere ka Rusizi. Ibihugu 9 nibyo bikorwaho n'iri shyamba rya Amazoni, aho igice kinini cyaryo cyihariye n'igihugu cya Brazil, aho iki gihugu kirifiteho 60%. Ni mu gihe ibindi bihugu 8 bisigaye ari byo nka Peru ifiteho rino shamba ku kigero cya 13%. Bolivia ifiteho ikigero cya 10%, mu gihe Colombia ifiteho ikigero cy'10%, Venezuela ifiteho 6%, naho igihugu cya Guyana gifiteho 6%, ndetse n'igihugu cya Suriname gifiteho 6%. Hakabaho teritwari y'Abafaransa yitwa Guyane, nayo ifiteho 6%, ndetse n'igihugu cya Equator gifiteho 6% by'iri shyamba. Kuba Amazoni ikora kuri ibihugu byose nta gitangaza kirimo, kuko ubwabyo rino shyamba rifite kilometero kare ziri hafi miliyoni 7. Ni ukuvuga ko ubunini bwabyo cyangwa se ubunini bwaryo ari inshuro 17 ugereranije n'igihugu cy'Ubwongereza, ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Mu yandi magambo, iri shyamba ringana n'umugabane w'Uburayi uvanyemo igihugu kimwe cy'Ubufaransa gusa. Ibyo ngibyo rero bikaba byumvikanisha ubunini bwaryo. Muri iri shyamba, abahanga mu bisigaramatongo bemeje ko iri shyamba ryatuwemo n'abantu mu myaka myinshi cyane isize. Kuri ubu abarituye bakaba babarirwa mu miliyoni 30. Bano baturage bakaba bagabanijemo kuva ku moko 400 kugera kuri 500. Byibuze amwe muri ayo moko afite inkomoko muri bimwe mu bihugu twabonye bikoze kuri ino shyamba. Ni ibyemezwa n'abahanga ko amwe muri ayo moko atazi ubuzima bwo hanze uko bumeze, kuko bamwe ntibigeze bava muri iri shyamba. Amoko arenga 30 ubuzima bwabo bazi Amazoni gusa, kuko nta munsi n'umwe bigeze basohoka hanze ya rino shyamba. Abashakashatsi bagaragaje ko uduce tumwe na tumwe twatangiye guturwa mu myaka iri hagati y'1250 kugera ku myaka 1500. Batangaje ko iri shyamba ryagenzurwaga n'abantu barenga miliyoni 1 mbere y'uko abanyaburayi barigeramo. Ubundi byagenze gute kugira ngo ryitwe Amazoni? Abanyaburayi nibo baryise izina Amazoni. Iri zina barikomoye ku ntambara uwitwa Francisco Dorela yarwanye n'abo mu bwoko bwitwa Abaturupulisia. Aba bari batuye mu gace ka Amazoni, ndetse kugeza n'ubu aba muri ubu bwoko baracyabarizwa muri iri shyamba. Francis mu rugendo rwe rwo muri iri shyamba, uyu mugabo waje no gupfa agize imyaka 34 y'amavuko, akaba yari umunya-Espanye. Uyu mugabo waje kugirana intambara n'aba muri ubwo bwoko, byaje kumenyekana cyane uburyo yitwaye muri uru rugamba, aho byaje gutangaza abantu benshi, bisobanurwa nk'uburyo bukomeye cyane bwo kwirwanaho. Nibwo haje kwitwa Amazoni. Iri rikaba ari izina risobanura indwanyi,
rikaba ryarakomotse ku ijambo ry'ubugereki ryitwa Amazona. Ngayo nguko inkomoko y'izina Amazone. Muri iri shyamba rya Amazone habarirwa ubwoko bw'ibiti burenga miliyari 390. Ni mu gihe nanone habarirwa ubwoko burenga 16 ibihumbi 16 by'inyamaswa zitandukanye ziba muri iri shyamba rya Amazone. Kubera ubwinshi bw'ibiti usanga hari ahantu hahora umwijima muri iri shyamba rya Amazone. Abashakashatsi bemeje ko 1% by'urumuri rw'izuba ari rwo rubasha gucengera rukagera mu biti bya rino shyamba. Bagaragaza ko iyo imvura irimo kurwa bishobora gutwara nk'iminota igera ku 10 kugira ngo ibitonyanga bigere hasi. Iri shyamba rya Amazone riratangaje cyane. Ugereranyije wasanga abantu benshi bibaza ibijyanye n'ishyamba rya Amazone. Nizere ko uri gusobanukirwa byinshi bitandukanye utaruzi kuri ishyamba rya Amazone. Ikindi nanone ukwiye kumenya nuko iri shyamba rya Amazone rikungahaye ku binyabuzima byinshi cyane. Nk'ibiti by'ubwoko butandukanye twabonye harimo ibiti byitwa Brazil nut tree. Iki ni igiti kigira amavuta ndetse n'imbuto, byose bikaba byifashishwa mu nganda zitandukanye. Hari ibindi biti byitwa rubber trees. Ibi ni ibiti nabyo bigira imbuto zivamo amavuta akoreshwa mu nganda zitandukanye. Si ibyo gusa kandi ishyamba rya Amazone ririmo urusobe rw'ibinyabuzima, harimo n'inyamaswa z'ubwoko butandukanye. Harimo nk'inyamaswa yitwa jaguar. Iyi ni inyamaswa nini cyane ifite ingufu, ikaba ari imwe mu nyamaswa z'ibikururuka muri ishyamba rya Amazone. Si iyo gusa, harimo n'izo bita monkey cyangwa se izizwi mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'inkende. Ni inkende zitandukanye ziba muri ishyamba rya Amazone. Nazo zizwiho kuba zifite ubushobozi bwo kwirwanaho muri iri shyamba kandi zikororoka. Hari izindi nyamaswa zitwa happy eagle. Izi ni inyoni nini cyane, zikaba zizwiho ubushobozi bwo guhiga izindi nyamaswa kandi zikaba zifite amaso manini cyane. Hari n'izindi nyamaswa nyinshi cyane tutavuga ngo turangize ziba muri iri shyamba rya Amazone. Kugeza ubu amakuru ahari nuko iri shyamba rya Amazone rituwe n'abantu. Abo bantu babayeho mu buryo butandukanye. Ibi ni ibyiciro twavuga ko ari nk'aho babarizwamo. Icyiciro cya mbere kibarizwamo abantu baba mu buhigi. Bamwe bizwi ko babayeho ubuzima bwabo babushingiye mu kwirirwa biruka mu mashyamba bashaka inyamaswa bakica kugira ngo babone amaramuko. Urugero rw'inyamaswa bakunda guhiga ni inkende. Icyiciro cya kabiri ni uburobyi. Uburobyi ni ubundi buryo abantu bo muri iri shyamba bifashisha kugira ngo babeho. Baroba amafi cyane cyane mu mugezi munini uri muri iri shyamba, uwo bita Amazon River. Uyu ni umugezi unyura muri iri shyamba rya Amazone. Ikindi cyiciro cya gatatu ni abahinzi. Abaturage benshi batuye muri iri shyamba, uretse ubuhigi ndetse n'uburobyi, bamwe bakora ubuhinzi mu buryo bwa gakondo bwitwa indigenous people mu ndimi z'amahanga. Imbogamizi bakunda guhura nazo harimo imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri iri shyamba. Byose bikunda kubongamira ibihingwa harimo nk'ibigori, ibirayi ndetse n'imbuto. Tugarutse ku mugezi twabonye haraguru witwa Amazon River, ubarizwa muri iri shyamba cyangwa se ukaba unyura muri ishyamba rya Amazone. Ni ingenzi cyane kuko ufite uruhare mu kurwanya imyuka ihumanya ikirere nka
carbon dioxide, ndetse unafasha kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima biba muri aya mashyamba. Tutibagiwe n'imikurire y'ibiti byose biri muri ishyamba rya Amazon. Ibyinshi birikesha kuba bivoma amazi muri uwo mugezi wa Amazon River. Ikindi wamenya kuri uwo mugezi wa Amazon nuko ari umugezi wa kabiri mu migezi miremire ku isi, ukurikiye umugezi wa Nile. Gusa uyu mugezi wa Amazon niwo ufite amazi menshi cyane, dore ko ufite ubuso bugera ku 7.5 by'amazi gusa. Murumva ko uyu mugezi ari munini cyane. Tugarutse ku ishyamba rya Amazon riri ku isonga mu kubungabunga ubuzima bw'isi, iri shyamba rifatwa ko rifite agaciro gakomeye cyane, kandi koko nibyo. Gusa kugeza uyu munsi iri shyamba rihura n'ibibazo bitandukanye mu buryo bwo kuryangiza, bitewe n'imibereho, ibikorwa by'ubucukuzi ndetse n'ibijyanye na politike z'ubukungu. Ibihugu byinshi byo muri Amerika y'Epfo byagize uruhare mu kwangiza iri shyamba rya Amazon, cyane cyane kubera ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bituma habaho gutsinsura cyangwa gutema ibiti byinshi muri iri shyamba. Kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwari bumaze gutwara 17% by'ubuso bugize rino shyamba rya Amazon. Ibi nibyo bikomeje guhangayikisha isi ndetse n'abayituye, kuko bishobora kuzagira ingaruka zidasanzwe cyane mu myaka iri imbere. By'umwihariko uyu munsi twari turi kuvuga ku ishyamba rya Amazon. Ubwo rero kuvuga byinshi bitangaje muri iri shyamba biryoheye amatwi, ariko munyemerere dusubikira aha, tuzasubukure mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze kunkurikira, ndabashimiye cyane.